Nongeye kubasuhuza cyane nanone kandi mbahaye ikaze kuri Oliva TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bivuga ku buzima bw'umwana, ku bamutwite, wamubyaye ndetse na rwa rugendo rwose rwo kurera umwana. Nizere ko uri kundeba umeze neza kandi ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye, kugira ngo ni ukuri udushyigikire, ikindi kugira tujye tubana kenshi mu biganiro nyine bituma ubuzima bw'abana bukomeza kugenda neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, nawe nguhaye ikaze cyane cyane, wiyumvemo ikaze kandi Uwiteka aguhe umugisha. Rero kugira ngo tuganire tuziranye, ku batanzi ari ubwa mbere, njye nitwa Oliva, ama doctor, nkaba ndi no kwiga no kwigura byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Ndumva iyo ariyo introduction yanjye. Abandi dusanzwe tubana turaziranye, ni ukuri umuntu wese wakoze subscribe kugeza tugeze kuri 1000 subscribers, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima wanjye. Uwiteka aguhe umugisha. Rero uyu munsi tugiye kuganira hamwe ibintu by'ingenzi. Tugiye kureba ni izihe ngaruka zishobora guterwa n'uko hari ibintu umumama adaha umwana we. Cyane cyane ugasanga harimo abamama badaha abana wenda inyama, ugasanga nyine umumama aravuga ngo njye ntabwo njya ibintu by'inyama, n'umwana wanjye ntabwo nabimuha. Ni izihe ngaruka zishobora kuzanwa n'uko hari ibintu udaha umwana wawe? Cyangwa ni izihe ngaruka zishoboka igihe cyose umwana hari ibintu bimurimita kugenda umuha, igihe cyose yatangiye nyine gufata complementary feeding cyangwa ibindi bintu nyine nyuma y'amezi 6? Ariko si abana gusa, ibi bintu bireba umuntu wese. Ni ukuvuga ngo ni izihe ngaruka zishobora no guterwa yuko nawe nubwo waba uri mukuru, waba uri umumama, waba uri umupapa, hari ibintu bimwe na bimwe udafata, bikaba byatuma nyine ubuzima bwawe butagenda neza, cyangwa bikaba byazana bimwe mu bimenyetso ushobora kuba wibonaho aka kanya. Ikiganiro uraza kucyungukiramo byinshi, haba kuri wowe haba no ku mwana, kuko ni ukuvuga ngo igihe cyose hari ibintu wirimita kugenda ufata mu byo kurya byawe, uzasanga hari n'ibimenyetso bimwe na bimwe ugenda ugaragaza bijyanye na bya bintu utajya ufata mu byo kurya byawe. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Uraza kunguka byinshi, uraza gusanga hari n'ibimenyetso byinshi ugaragaza bitewe n'uko hari ibintu udafata nyine, cyangwa hari ibintu wirimita gufata, bikaba byatuma nyine ugaragaza ibyo bimenyetso, kandi mu gihe ubifashe ushobora kongera nyine ukamera neza. Ibyo ndabizi neza ko ubikeneye. Ibintu ngiye kuvugira hano muri Kigali urabikeneye, bijyanye n'ibintu by'ingenzi utagakwiye kubura mu ifunguro ryawe rya buri munsi kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Dore ibintu bya mbere uzasanga abantu benshi bahuriraho. Uzasanga bamwe bavuga ngo njyewe ntabwo turya inyama iwacu. Ese wari uzi yuko kudafata inyama bishobora gutuma ugenda ugaragaza nyine bimwe mu bimenyetso bidasanzwe by'uko hari vitamine zimwe na zimwe wabuze, bijyanye n'uko nyine wirimise kugenda ufata inyama, cyangwa bimwe na bimwe bituruka ku matungo nyine muri rusange? Icya mbere, inyama cyangwa ibintu byose bikomoka ku matungo bibamo vitamine twita B12, hakabamo icyo twita zinc, hakabamo icyo twita iron. Igihe cyose rero udafata ibintu bikomoka ku matungo, uzasanga nyine ufite icyo twita B12 deficiency. Usange ushobora kuri wa muntu uhorana anemie, amaraso make, ushobora kuba uri wa muntu uhorana umunaniro ukabije, ushobora kuba uri wa muntu ugira constipation, wa muntu wibagirwa mu buryo budasanzwe, ushobora kuba uri wa muntu ugira mood change cyangwa ukumva ntabwo umeze neza, mental status ntabwo imeze neza, bijyanye n'uko iyo B12 nyine ntabwo uyifite mu maraso yawe. Ubwo rero ni ukuri ni ikintu cy'ingenzi ukwiye kumekinga sure niba udafata inyama, se hari ibindi bintu ufata bibonekamo iyo B12, kuko nutayifata nyine bizagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'umwana.
ikindi kintu uzasanga nyine niba udafata ibyo bintu bikomoka ku matungo nta zinc nyine ntayo ifite, kandi zinc nayo ni vitamin y'ingenzi ituma cyane cyane nk'abana bakura neza, igatuma na immune system cyangwa abasirikare umuntu agakwiye kuba afite ntibakora neza cyangwa ntibanahagije bitewe n'uko niyo zinc nyine ntayo ifite. Bityo ugenda uba wa mwana, nimba ari umwana urarwaragurika cyane, nimba ari nawe urarwaragurika cyane. Ibyo ni ibintu nyine tuba dukwiye kumenya. Nimba udafata ibyo bintu urishuwa yuko hari ibintu ufite bisimbura nyine izo nyama bizaguha izo vitamine ukeneye kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Uzasanga n'abana nimba utabaha ibyo bintu iyo zinc ntayo bafite, n'abana bahorana diyare, kuko akenshi ubundi uzasanga umwana nimba afite diyare ije kwa muganga, icyo dukora cya mbere tumusupplementinga na zinc. Bivuga yuko tuba twe-expecta yuko wenda nta zinc afite, niyo mpamvu afite n'iyo diyare. Ubwo rero ni ibintu uba ukwiye gutekereza nk'umubyeyi igihe cyose ugiye kurimita umwana wawe, kuba wamuha nyine ibyo bintu bikomoka ku matungo bibonekamo zinc. Make sure ni kuri kumuha ibindi bintu nyine bizabonekamo iyo zinc. Ikindi kintu abana nyine uzatuma nabo baza nk'uko nababwiye, even immunity yabo ntabwo izabikora neza kubera nyine iyo zinc nayo ntayo bafite. Indi vitamine ya gatatu iboneka ku bintu bikomoka ku matungo harimo icyo twitwa iron. Iron murayizi ituma nyine n'amaraso bigakorwa nyine, n'ubwo ngo umuntu afite iron deficiency amaraso azagira amaraso make, niba umwana uzahora unaniwe ufite mood, ubona akana nyine mood ye ntabwo imeze neza, wa mwana ushobora no gutaka ibintu by'umutwe n'amaraso make. Of course ibyo ni ibintu byose ukwiye gutekereza igihe cyose ugira restriction mu guha umwana ibyo kurya cyangwa intungamubiri, ukamakinga sure yuko hari ahandi hantu ari kuzikura kugira ngo umurinde izo complication zose nyine zishoboka igihe nyine utamuhaye ibyo bintu bikomoka ku matungo. Izo ni vitamine 3 z'ingenzi ukwiye kumenya zikomoka mu bintu bituruka ku matungo. Igihe cyose umwana utabimuha, make sure ko hari ahandi uzi nyine uzikura cyangwa hari ibindi bintu by'intungamubiri yazikuramo. Naho ubundi natayibona azagira ibyo bibazo nyine by'amaraso, abasirikare be bari weak, ajya ahora arwaragurika cyane, ari akana gahora kagira diyare, even nta nubwo ari abana gusa, nawe mukuru bishobora kukubaho. Rero ni ibintu by'ingenzi nyine umuntu wese akwiye kumenya. Ikindi kintu tugiye kurebera hamwe cya kabiri ni ibintu bikomoka ku bintu dairy, ibintu by'amata, amata, yogurt, utuntu nk'utu ngutu. Ibyo bintu byose bibonekamo vitamin isa nk'aho ari ebyiri, calcium, vitamin D. Izo ni vitamine ebyiri nyine zikomoka ku bintu by'amayogurt cyangwa amata. Rero igihe cyose umwana nyine nawe atabibona, uzasanga afite iyo deficiency, iyo calcium na vitamin D. Kandi izo vitamin ebyiri ikintu zishinzwe ni kugira amaraso akomere, umwana nyine aba afite amaraso akomeye. Kuko uzasanga niba atari uko bimeze, please niba atari uko bimeze, uzasanga nyine umwana ashobora no kuba yakwikubita hasi gake ugasanga aravunitse. Cyangwa undi tujya tubona kesi nyinshi aho umwana ashobora gukubita undi umugeri ukabona igufwa riravunitse. Ibintu bidakunze kuba bivuze iki? Bivuze ko umwana ushobora gusanga nta calcium nyine afite zihagije, nta vitamin D afite zihagije, nyine amaraso ye amagufwa ye akaba yavunika nyine byoroheje. Ibyo nabyo ni ibintu ukwiye kumenya. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye kumenya ni ibintu vitamine zituruka ku fruit, imboga n'imbuto. Ibyo ni ingenzi cyane cyane ku buzima bw'umwana. Ni ukuvuga ngo imboga, imbuto habamo vitamine zirenga nk'enye: vitamine C, vitamine iyo twita A, folate, hakabamo na vitamin K. Vitamin C ikintu dufasha cyane cyane uzasanga iyo umuntu atayifite abava cyane, ashobora gukomereka akava nyine byoroheje, cyangwa kubitasa akava byoroheje nyine. Ibyo ni ibintu nabyo uba ukwiye kumenya. Ikindi uzasanga nimba ari wa muntu ucitse nk'agasebe, kugira ngo gakire ni ibintu bigoranye. Ibyo nabyo ni ibintu nyine umuntu aba akwiye kumenya kugira amenye n'uko arinda umwana we. Noneho kuri folate ni vitamine y'ingenzi umuntu wese akwiye kumenya, cyane cyane reka mvuge nko ku mama utwite.
murabizi neza yuko abamama badafata folic acid ihagije niba abandi bafite risike zo kuba babyara n'umwana ufite ibibazo bitandukanye, icyo twita birth defect, ashobora kuba afite ubwonko bukaba bwasohoka nyine bukaba twite ibintu bya encephalocele, akashobora kuvuka afite ibyo twita spinal bifida, uruti rw'umugongo nyine hasa nk'aho habyimbye, ashobora kuvuka afite umukondo cyangwa amara ari hanze, ashobora kuvuka afite birth defect nyinshi. Ni ukuvuga ngo folate cyangwa folic acid ni vitamin umumama wese utwite ubundi yakabaye kuba afata nyine kugira ngo arinde umwana we kuba yazavuka afite ibibazo nyine by'uko atabonye ihagije. Ikindi uzasanga abo bamama bagira n'ibibazo bya anemi. Ikindi uzasanga ari bamama baba bananiwe, bamama bumva umutima ubasimbuka. Ibyo bintu byose ni ibintu bishoboka igihe cyose udafite folic acid cyangwa folate nyine iri umuntu wese yakabaye kuba afite. Indi vitamine ya gatatu ni vitamine A. Ni ukuvuga ngo vitamine A ni vitamine y'ingenzi cyane kuko akenshi abantu bazaba bafite ibibazo bya vitamine A uzasanga ari abantu batabona nka nijoro, ukabona rwose ku manywa arabona ariko nijoro nyine ashobora kuba atabona neza cyangwa bimugora kureba. Ibyo rero nabyo ni ibintu by'ingenzi nyine byo ko umuntu yakikonsentara gufata ibintu by'imboga n'imbuto. Ikindi vitamine K, ni ukuvuga ngo abantu bafata imboga imbuto neza basanga bagira ibibazo bya vitamine K, barava nyine bagira icyo twita easy breathing, bakava cyabana komereka ntibakame. Ibyo nabyo ni ibintu umuntu aba akwiye kumenya. Ikindi kintu cya nyuma ni akamaro ko gufata protein na fat. Ni ukuvuga ngo uzasanga harimo nk'abana baba bananutse cyane bitewe n'uko nta protein bafata, nta bintu birimo fat bafata. Ibyo nabyo ni ibintu umuntu wese akwiye kumenya. Abana batakaza ibiro cyane bikabije bivuga ko baba babuze fat. B'abana tuvuge nimba ari nk'abana bageze igihe cyo kujya mu mihango bakagera igihe cyo kugira amenorrhea, kutajya mu mihango, ibyo nabyo bishobora guturukana n'uko nta fati zihagije nyine afite. Ibyo ni ibintu by'ingenzi nyine byo kumenya cyane cyane kuri protein. Uzasanga rimwe na rimwe umwana ahorana udutege duke, nta energy nyine ukabona umwana ntabwo ameze neza. Ubwo rero izi vitamine zose n'ibyo nagiye mvugaho zikomoka ni ibintu by'ingenzi kuzimenya kugira umenye nyine uko ukwiye gusapurimentinga cyangwa guha umwana bijyanye n'ibyo akeneye. Nizere ko muri iki kiganiro hari ikindi kintu wungutse kuko ibintu mvuga ari ingenzi kubivuga, ubwo uzasanga mama rimwe na rimwe hari ibintu banga guha abana babo ugasanga bagize izo ngaruka. Urugero wenda kuri za vitamine navuze ya mbere B12, zinc, iron, uzasanga n'abantu bakuru harimo abantu bahora bagira ibinya, bumva bari weak, bahora bagira ibintu bya mood change, nyine bumva like mood yabo itameze neza, ihindagurika, bamwe barishimye barababaye. Ibyo bintu byose bishobora guturuka nuko nta vitamine B12 ufite nyine. Ubwo rero ni ingenzi kubyitaho ukamenya yuko akamaro ko gufata buri diet yose n'iki kumariye kugira ngo urusheho kugenda nyine utuma ubuzima bwawe ubw'abana bugenda neza. Ndagushimiye cyane nanone abo twabanye, wakoze kureba iki kiganiro kugera kirangiye, kandi ntugende ukoze subscribe kugira turusheho nyine kugenda twunguka byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, ubuzima bw'ababyeyi muri rusange. Ciao ciao.